Nitwa Karegeya Jean Baptiste Omar, ndi umunyamakuru, ndi umusesenguzi, ndi investigator, ndi translator, ariko ubu muri bino bihe banze nk'umusesenguzi. Ndi umukozi wa TV10 mu kiganiro Impamo, nkagira channel yanjye yitwa Karegeya Omar Pano. Twifuje kubana nawe nk'umunyamakuru wimazemo igihe kirekire ufite uburambe. Kuri uyu munsi mu Rwanda turi kwizihiza imyaka 30 igihugu kibohoye, ariko noneho turibanda ku itangazamakuru, urugendo rw'itangazamakuru Karegeya muri no myaka 30 duhishusho ku byari bimeze. Urakoze cyane. Ntabwo itangazamakuru ndimazemo igihe kinini, ariko ni nkaho nge narivukanye burya wo kwiga primaire twatsindaga imibare n'amasiyanse rwose. Amasomo yose twarashoboraga, ariko bitamo leta kuko tageti yari kuba umunyamakuru. So n'akandi kazi nakoze nagakoraga kinyamakuru. Ariko muri 1995 nari mu ikipe yagombaga gutangiza kongera gusubukura La Relève, ikinyamakuru cya leta cyandikaga mu Gifaransa. Icyo gihe mbivamo nsubira ku ishuri, mvuyemo nkora muri SOS, nagarutse mu itangazamakuru 2011. Iyo wenebere imyaka myinshi ari iyo ngiyo 13 nabyo nabishima. Hanyuma rero imyaka 30 yo kwibohora, ubundi itangazamakuru haba harimo icyo bita communication, gutanga amakuru, kwigisha no kuruhura abantu. So gutanga amakuru rero nta rugamba rwatsindwa rutarimo itangazamakuru, rutarimo communication. Harimo guhanahana amakuru inside, hagati mu bari ku rugamba, hagati mu barushyigikiye no hanze yabo bakorera. So rero ntabwo urugamba rujya rwabaho rudafite itangazamakuru. Urwo kubohora u Rwanda rwarimo Radio Muhabura, yakoraga mu ishyamba. Hanyuma mu Rwanda hakaba ibinyamakuru nabyo byari muri izo ngamba zo gushyigikira urugamba. Tukagira za Kibera Inka n'ibindi, n'izindi za Le Tribun du Peuple. Byari byinshi byaba Kameya, ngira ngo za Rwanda Rushya, ngira ngo bari muri uwo mujyo. Ariko hakaba n'ibyo hanze. Hari ujya wumva witwa Jean Marie Hélène, ngira ngo yaguye mu ndege muri Côte d'Ivoire, ngo yaripotinga ku rugamba. Za Jeune Afrique za ripotinga ku rugamba. Hari n'ikindi kinyamakuru cy'Abaflama mu Bubiligi, umunyamakuru wacyo wari ku rugamba twarabonanye, ariko kubera ari Abaflama ikirimi cyabo ntabwo n'izina kurifata mu mutwe ari ry'uwo muntu, ariko harimo Peter. Iry'uwo muntu ntabwo narifashe mu mutwe n'ikinyamakuru cye, ariko uwo yambwiye ko yabaga ku rugamba. Yaje ku rugamba gute? Bamwohereje, hari ibitangazamakuru bitari bishyigikiye urugamba byo guca intege, noneho byandika ko wari uyoboye urugamba yapfuye. Hanyuma ibitangazamakuru by'amahanga biba bifite imbaraga, bifite n'amafaranga, bavuga ati iyi nkuru ntabwo twapfa kuyizera, wowe manuka. Bohereza umunyamakuru ava mu Bubiligi, aza ku rugamba kumwirebera, aza kwirebera Kagame. Barahura, bahuye rero byari muri 1993. abona biri kwavansa, abamukoresha bamubwira ati guma aho ngaho, umushahara wawe uzajya uwubona, hagume kugeza rurangiye. Ubwo ahantu hose n'uwo Jean Marie Hélène nawe yabaga ari aho hafi. So urugamba rero ntirutandukana n'itangazamakuru, ahubwo noneho kwibohora kw'itangazamakuru. Urugamba rero rurasojwe, jenoside yakorerwaga Abatutsi irahagarikwa. Radio Muhabura yari ihari, ikinyamakuru Ingabo cyari gihari, cyabasehene n'abitwaga rwa Itare cyangwa rwa Gatare, ibintu byo abandikagamo. Bisabiza habaho gutangiza imvaho, ndayibuka twakoreraga mu nzu imwe, imvaho na La Relève. Nubwo nge navuyemo itaratangira, ariko nari mu mushinga wo kuyitangiza n'abitwaga ba Payipayi, Pius Gatambiye, abitwaga ba Kajyambere, Ntwari Badahiga, abitwaga ba Murara Ferdinand, abitwaga ba Rwamage. Twari tuyobowe na Rucirigango, manza sinzi nakiri umudepite uyobora PSR. So ubwo numva ngo harimo gutangiza ibitangazo. Habanza rero imvaho yo itangira mbere, yarimo bari Abatisiya n'imbangukira, Bahingabire Marie Makire, hari n'umuhungu wari ushinzwe sport witwaga Felix Ngirinshuti. Twebwe turi mu gashami gategura Igifaransa.
ariko la relève itaratangira imvaho yari yaramaze gutangira. Icyo gihe rero urumva hakomeje ibitangazamakuru byakoze mu rugamba nibyo byo mu Rwanda, urumva imvaho yari ya leta ya Habyarimana, ariko n'inkotanyi zigomba kongera zikayikoresha irakora. Na relève nayo nuko bigomba guhabwa umurongo no gushaka abanyamakuru bigoye, nta n'umushahara uhari n'iki bibaho. Hanyuma hagenda havuka ibindi bitangazamakuru. Periode ya 1994 kugera muri 2000 yari ibitangazamakuru bike, radio yari imwe na televiziyo yari imwe, ariko ibyandika byo byasaga naho bijya kuba byinshi bigenda bivuka, ariko bikora gute, mu buhe bushobozi, mu buhe bumenyi. Umuntu yaravugaga akagishinga rwose, rimwe na rimwe abibwiwe na bamwe mu bategetsi. Byari ibinyamakuru byinshi byandika amatitre print, amatitre arimo amazina y'abantu. Niki Karenzi apfa na Gakwaya, amazina, ibyo nibyo byabirangaga. Icya kabiri hakabamo kujya guprintingisha i Bugande. Icya gatatu hakabamo kwibana amakuru yarahabwaga. Umuntu yabaga afite umuntu umuha amakuru, umunyapolitiki, umusirikare cyangwa umudepite cyangwa umuminisitiri. Hanyuma wamara kuyikora, niba hari utabyishimiye agashyiraho indi kipe ibikwiba. Bakoraga hano muri Semporo, hari abahungu bararagabura amadirishya bakajya kwiba, bamenya ko ufite inkuru iyi n'iyi kuri flash mbere y'uko ujya i Bugande bakayikwiba. Wagera i Bugande nabwo abo muri print y'i Bugande harimo za maneko, bakavuga ati kanaka Karegeya yemprimye ikinyamakuru kirimo inkuru iyi n'iyi, bakagutegera igatuna. Bagutegera igatuna either kukikwambura ku ngufu cyangwa se kukishyura cyose ntikigere ku isoko. Ibyo ni bihe twabayemo, kikarangirira igatuna, kikazasomwa n'abagishaka. Ntuza zose uzanye bakazikwishyura, ubundi ugatahana amafaranga, ariko nta makuru utahanye, ntutangaze kwa. Hakabamo n'ibyo bakwamburaga ku ngufu, ngira ngo bitwaga ba Mukombozi, hari bitwaga ba Robert. Donc icyo gihe kugera 2000 ibinyamakuru byandika byari bihari, ariko bikora mu nyungu z'abantu ku giti cyabo, pana mu za societe. Ariko n'amakuru yari ahari, yaraguye kuyatangaza. Nyuma ya 2000 hatangira kuza amaradiyo, TV10, Radio 10 mu kwa gatatu kwa 2004 iravuka kuri initiative y'umukuru w'igihugu. Ubwo dutangiye gutera imbere. Umukuru w'igihugu niwe wabwiye Nyagahene ngo kuki mudashinga amaradiyo yigenga. Bishatse kuvuga ngo nawe simuvugira, ariko yararambiwe igitangazamakuru kimwe. Itangazamakuru kimwe cya leta, icyo bivuze ku kirambirwa bivuze iki? Hari amakuru kitaguha, raporo y'ubushobozi, abanyamakuru bagera hehe, na ligne editoriale. None bagahora bakubwira, urumva niba Orenforo kubona umunyamakuru yohereza ngo aherekeze deje wawe wasaka agiye gufungura amazi, abakabona uherekeza ministre w'ubuzima agiye gutangiza kampanye ya malaria, ntago babona nujya kuvugira Jacques wibwe watemewe inka. Urabyumva? Noneho uwo murongo rero utuma ngira ngo umukuru w'igihugu nawe abona ko igitangazamakuru kimwe gifite umurongo umwe kitatunga igihugu. Umuntu nawe wemeraga itangazamakuru, disi ziravuka, Isango biraza, ubwo hariko ari nako haza technology, haziramo n'ibitangazamakuru bya online biza gukompitinga bya bindi bya print. Ibya print nabyo byagiye bigira ibibazo byinshi kubera kwandika abantu, umwe akishima undi akababara akaguhiga. Umwe ari mu nzego z'umutekano washutswe n'umudepite, urumva hari imbaraga nawe. Online ziraza buke za Bwiza, Ukwezi, Nyarwanda, Igihe biraza. Ubwo reka tugere muri 2010 ubwo amaradiyo yaravutse, amateleviziyo yaravutse na online media. 2010 tugenda none ryakorwaga riti, by the way, ubwo nibagiwe ko muri bwa bushake haje n'ishuri ry'itangazamakuru. Mbere ya jenoside ntabwo ryahabaga, haje faculté ya journalisme i Butare. Ndabyuko wa mbere wayiyoboye ni Professor Laurent Nkusi. Iyo yari initiative kugira ngo haboneke n'abanyamakuru babikora kinyamwuga, kuko abo ngabo bandikaga amazina y'abantu. Umuntu ntabwo abi inkuru bundi, ariko kubera yabaga yamwishyuye akaba yamuhaye ayajyana muri imprimerie, noneho yamara ku imprima hagasigara gushaka arengaho.
noneho ubwo tugeze muri 2010 haza online yaratangiye kwandika, noneho no kwa kuvuga ngo itangazamakuru rirakorwa rite, hagenda havuka n'imiryango nka Pax Press guhera za 2008, hanyuma haza noneho kuvuga ngo itangazamakuru rirakorwa rite, inkuru niki, amahugurwa agenda aba, ariko dupushinga muri leta ngo bagire regulation y'itangazamakuru. Haza rero 2013 tubona itegeko ryo kubona amakuru, byari bigoye mbere umuntu akubwira kugenda akaguca amazi. Haza itegeko ryo kubona amakuru, haza itegeko ry'itangazamakuru, haza etike y'abanyamakuru. Ubwo tugeze 2013 ngira ngo ni nayo igeze ubu ngubu ku itegeko nibwo twaribonye. Noneho rero aho bigeze, ama televiziyo ni menshi, ama radio ni menshi, imiryango y'abanyamakuru ni myinshi, noneho hazamo na social media nka YouTube nazo buzigira uruhare mu gufasha abantu kumenya amakuru, zigenda zigera muri za kushe mainstream zitageragamo. Noneho haza social media za Twitter nazo buriya tuzibara mu itangazamakuru kugira ngo amakuru asakare igihugu cyose. Biragenda bya print zirabura burundu, izuba rirashe riragenda, imvaho manza n'ibigihari online sibizi. Icyitwa igipapuro, ibitangazamakuru byo ku bipapuro biragenda. Online nazo zicika intege ko ntago zinjirizaga abantu, YouTube nizo zinjiza, na Twitter nizo zinjiza. Ubu naho rigeze. Ikigaragara rero icyo bishatse kuvuga ikita rusange y'iki kiganiro ni ukwibohora. Kwibohora rero biri muri byose, kuba tugeza aho umuntu agura kamera ye akitunga, ntazaje ronere. Ubu mainstream bakureba igitsuru ukavuga uti sawa, ukaburagiye ukishinga channel yawe. Batangira ati garuka tukongeze, ati barakubeshye, garuka dukube kabiri gutes umenye banga ufite, kuko izo social media ni full time work. Ushobora gukora amasaha 28 aho kuvuga ngo mainstream baguhamagaye ukora amasaha 6 uri umufonctionnaire konjira baye gutes. Nta mu YouTuber ugira konje, nta mu YouTuber uryama, aryama ari uko yamaze gutanga ya makuru, kandi ni ya makuru avamo amafaranga. Byaravuye ahantu watangaga n'amakuru atagira ikivamo. So ubu rero nako n'ukwibohora. Impamvu byita ko ari ukwibohora guhera kuri online, d'abord gushyiraho politique ifavoriza abantu gutanga ibitekerezo n'amakuru, gushyiraho ayo mategeko niyo internet, kuko YouTube nta kindi ni internet na online media byose ni internet. Iyo bataye internet itaza, hari benshi batari kuba bari, kandi ni uburyo bwo kucreate emploi, ariko n'uburyo bwo gutanga amakuru a challenging. Uragenda wagera Kanjongo ugafata ifoto wayitangaza, abandi bantu batitsiye burya si biracyabaho. Umungu wacu ejo bundi yagiye mu Rutsiro asanga abantu barimo baritora inda, undi yagiye Burera azana amavunja na za musha muri Gisagara. Ibyo bintu ntago ntuza, ntago radi ikigo kimwe cyashobora kuba cyabitangaza. Ukajya ntuza mu Bugarama ugasanga baraputa umuceri. Guputa umuceri no kuvuga ngo ni kujya muri bya bisigazwa ukaronga ugasekura kugira ngo ugire ibyo ubona. Iyo ntago Orenforo cyangwa RDA ntago iyo nkuru yashobora kuba yayikora. Ariko kubera ko kwibohora bazanye izo infrastructure, bazana amategeko aproteje abanyamakuru, atuma umwuga w'itangazamakuru ukorwa neza no kubona amakuru. None tugira abanyamakuru, ibinyamakuru byinshi, abanyamakuru benshi. Ubwiza ntago busa, ariko naho harimo kwa kwibohora. Noneho kandi muri variete domaine, nk'ubu abanyamakuru ba sport, abanyamakuru sport bari mu bantu nabo bashobora kuba bameze neza. Sport gusiga tunga umuntu imyaka 15 yivugira sport gusa. Tuzagira n'abavuga kuri sante, tugire n'abavuga ku butabera. Ibyo byose mbere ibitanga byabaga biri rukusanya, akandikamo inkuru ya malaria, ejo akandikamo iyo urubanza rwa runaka, Patrick Karegeya n'urugero colonel, mu kanya akabashyizemo malaria, urubanza akabashyizemo gufungura amazi, ubwo n'ibikorwa remezo. Ubu ngubu umuntu ashobora kwifikisa ngo iyi domaine niyo nzakoramo full stop, bikamutunga. Kandi n'abantu bashaka amakuru ajyanye n'iyo domaine bakamenya ko ari hahandi. Urumva umuntu ushobora gushinga igitangazamakuru, radio na televiziyo akabishingira sport gusa,
kandi bikamutunga. Aho rero harimo nabyo kwibohora, ubwo buryo ari mu bwinshi, muri variyete, mu bwiza. Karige, wenda tukiri aho ngaho tubwiye guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri ngira ngo cyangwa se 2003 aho hagiyeho na kaminuza y'itangazamakuru, ibinyamakuru biba byinshi bitandukanye, nuko mbere habagaho ikinyamakuru cya radiyo Rwanda cyitwaga Rukumbi, cyari kumwe n'iyo mvaho cyangwa se na Kinyamateka. Uyu munsi hari ibinyamakuru byinshi, ariko mu itangazamakuru haracyavugwa ikintu kijyanye n'uko ubwisanzure bw'itangazamakuru butaranozwa cyangwa se budakwiye. Wowe ku giti cyawe ubona uku kwibohora kujyanye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda ubu ngubu hari bigendanye n'ubwinshi bw'ibitangazamakuru bihaboneka? Kwibohora birimo, ariko ubwisanzure nabwo bugendera ku bintu byinshi. Urisanzura urinde, urisanzura ryari, urisanzura kurinde, urisanzura mu bihe bihe, urisanzura niki. Tuba tugomba gukoma urusyo tugakuba n'ingasire. Nge mbona buhari, nanjye ku giti cyanjye ndabufite, ariko nanjye nge ndi muntu ni hehe. Urisanzura muri sosiyete imeze iti? Urisanzura niki? Ufite ubuhe bushobozi? None se reka nkubwire, abanyamakuru uzarebe iyo inama, uzabere ahantu habera inama mu mahoteli, abanyamakuru baba benshi, ariko Gahara muri Kirehe, Ndego muri Kayonza, Kanjongo muri Nyamasheke, ntuza Ruheru muri Nyaruguru, hari inkuru. Urisanzura muri hoteli, ntabwo wisanzuye kuko utageze Gahara. Icyo ni ikibazo cy'ubushobozi bw'itangazamakuru n'abanyamakuru. Hanyuma urisanzura urinde, abanyamakuru bo barikora bate? Ubumenyi, ubushake, ubushobozi, ibyo bintu bitatu bigomba guhura. Ariko hari usangana ubushake nta bushobozi, hari usangana ubushake nta bumenyi, hari ufite ubushobozi bwo kuba yashinga igitangazamakuru nta bumenyi. Uko kwisanzura bigomba guhura, bigahura n'amateka y'igihugu, bigahura n'ubushobozi ufite nawe ubwawe urinde. Kwisanzura ujya ukubiri na politiki iriho mu gihugu, uko ntabwo ari kwisanzura, kuko hari uguha ikibuga, uwakubohoye. Uko kwibohora turi kuvuga kwavuye kuki? Ese kuki kwabayeho? Ese niba urisanzura se uganisha abantu mukongera kwiboha, ntabwo bwemewe. Ni ukuvuga ngo ijambo ubwisanzure bw'itangazamakuru rero tugomba kurirebera muri ibyo byose: ubushobozi, ubushake, ubumenyi na personality y'umuntu. Ntabwo wisanzura ari inkuru ituma abantu bahunga. Nigeze kuvuga hari n'umuvugizi wa parike ngira ngo ubwisanzure bwo gukora inkuru ituma abantu bahunga, ubwo ntabwo uzigera ubona. Nububona uzimenya, nyuma yabwo uzabona ibindi. Ubutuma abantu bahunga, ubutuma abantu batakora ngo biteze imbere, ubutuma abantu banga gahunda za leta, ntabwo bumaze. Nukubanza ukamenya ngo wowe wisanzura d'abord urinde, ushoboye iki, uzi iki, ushaka iki. Rero ibyo byose iyo umaze kubihuza, hari abanyamakuru bisanzuye, hari n'abatisanzuye. Umunyamakuru wisanzuye nuzi itangazamakuru, afite ubushake bwo kurikora adaca urwambehe, ariko afite n'ubwo bushobozi. Neze niba nta kamera wabona, niba nta tike wabona kujyana Kanjongo, niba urisanzura gute? Byose kwisanzura n'ibyo byose. Ni nkuko bavuga ngo abantu bwisanzure bwo kurya guteze, hamwe barya mayoneze abandi barya ikijumba kitana hasi. So ubwisanzure bwo kurya, ntiwemerewe kurya ibyo ushaka, ariko hari n'abafite ubwo kwicwa n'inzara barahari. Ubwisanzure donc urumva ubwisanzure se tuvuga se ko dufite ubwisanzure mu kwivuza, none se kuki umwe ari mitiweli undi ariramo? Nuko ubanza ukareba nyine byose, nuko kandi bigahura na context y'igihugu. Ntabwo sino umuntu ufite ubushake, umunyarwanda muzima ufite ubumenyi, ufite ubushake, ufite ubushobozi, yakora itangazamakuru yisanzuye. Ngiye muri iyo myaka yose muvuga, nta na rimwe ndakora inkuru ngo bambwire ngo yikureho. Kandi muri bwiza narazikoraga pe, kuko nigeze kujya ahantu muri Muyira fotora inzu yameze igiti muri salo gihinguka hejuru. Iyo foto ndayifite. Ndongera njya Gasaka munsi y'inkamba aho bita mu mudugudu wa Gakoma, fotora inzu ifite metero 2 kuri 3 ibamo abantu 5.
basigajwe inyuma n'amateka. Izo mu Rwanda mbere hari abo babwiraga ngo yateruye y'Ibugande bagasanga nibyo, ariko izacu tugashyiraho na localisation, ntawe ugeze abwira ngo vanaho kuko byabaga bihari. Nta nkuru nigeze nkora ngo bambwire ngo yikureho. Cyo ko radiyo basabye kuvuguruza yajyanye na ya nkubiri yo gusenya ibigo byabagamo abana, narikoze ukuntu abana batangiye kugaruka gusabiriza kandi babaga mu bigo bibafasha no kwiga. Ngira ngo icyo gihe habagaho NCC, wanasanga mu bitu bitakiriho n'iyo nkuru wenda yarimo NCC iraza, umunyamakuru wabaraza turicarana dukora indi, ariko ntabwo byasabye kuvanaho ya mbere. Muri bino bihe bya YouTube byo birashoboka. YouTube nayo kwisanzura, aba YouTuberi kwisanzura kwabo nabyo bigomba kugira limite kandi kubikontrola biragoye. Hari gihe rero ukora ikiganiro kuri YouTube, inzego zikaba zakubwira ziti wabivuze uko bitari, ejo bundi batangaza Transparency isohora Rwanda Bribe Index, iyo daringa ikora urutonde rw'ibigo inzego zifata amafaranga menshi muri ruswa, ubugenzacyaha, ubushinjacyaha n'abacamanza bikurikiranye. Nkozemo ikiganiro, umuvugizi wa kimwe muri ibyo bigo muri izo nzego mvuze avuga ngo navuze ibihabanye n'ukuri, nabwo uzaze tubivugane cyangwa utangaze ibiri ukuri. Araceceka, na n'ubu ntacyo aravuga. Ntabwo rero yambujije ubwisanzure ko yambajije ndamusubiza, ntabwo ari kumwa ngo kuraho ikiganiro, no, navuga ngo wowe verisiyo ufite ngwino ujye kuri kamera zanjye uyitange. Araceceka. Ubwo yagishije inama abagenzi bavuga ati ibiriya nibyo cyangwa se mwihorere. Ndisanzuye rero kuko icyo ngicyo ntabwo nakita menace kumpamagara ngo wabigize, no, ni nko editing, kandi kuko abavugizi benshi baba bafite notion yo kwitangaza amakuru kuko bati iyi terime wakoresheje ntabwo ariyo, sibyo. Ni nkuko bavuga ngo hari amaterime tujya dukoresha ngo akayabo k'ibihumbi 100 mu rugero, umuntu akubwira ati vana hako kayabo yasa amafaranga, ntabwo icyo gihe ntabwo kubujije ubwisanzure kuko nta kayabo k'ibihumbi 100 kabaho, sibyo. Nibyo ngibyo. Cyangwa se umuntu ukavuga ati miliyari 7 inica ntikiza ya miliyari 7 niyo yaguzwe inzu ya kanaka gute, cyangwa muri expropriation kuko ngo babahaye inica ntikiza ya miliyari 7, umuntu nakubwira ati wagoretse, ntabwo akubujije ubwisanzure. Niyo mpamvu bisaba bwa bumenyi, bwa bushobozi n'ubushake, kuko uwo muntu ashobora kuba afite ubushake butari bwiza cyangwa se nta bumenyi afite mu Kinyarwanda ku buryo byo ijambo ryose aryita uko ashaka. Misplacement y'ijambo rero kukubwira ngo rihindure ntabwo bakujije ubwisanzure. Ngewe mwitangazamakuru nakoze ntabwo biramba, ariko ndabizi niyo bambwiye ari n'igihe inzego zijya zinsaba consultance zikambwira ati uyu muntu ibi bintu arimo ni ubwisanzure cyangwa se nkambwira ni hano yabikoresheje nabi, iyi foto ntiyari ngombwa, iyi terime muri Pax Express tugira icyo bita ngo dire sans nuire, montrer sans choquer, informer sans décourager, dénoncer sans condamner. Iyo umuntu rero uvuga ngo ni ubwisanzure ari kugaragaza imirambo ivirirana, ntabwo ari ubwisanzure ubwo. Niba ari gukoresha amagambo apfobya igikorwa runaka, ntabwo ari ubwisanzure. Uramukosora ukavuga uti koresha iyi terime. Niba uvuga uti kanaka rya ruswa, wimuhamye icyaha cyangwa uhita umukatira n'igihano, oya vuga uti nkurikije ibi n'ibi, nkurikije inzu zizamuka mu murenge wa Bumbogo abayobozi babo barya ruswa, inzego zikurikiranye. Ni ibyo ngibyo kwa kwisanzura rero bisaba ngo ubumenyi urabufite, ubushobozi urabufite, ubushake urabufite. Hari abafite ubushake rero buri negative, bibaho igihe cyose akareba ibigoramye aho kugira ngo wenda ayikore muri kadire yo kuvuga ngo nibigororoke akagira nkaho byarangiye. Niba muri Rutsiro bitora inda burera barwaye amavunja nta nka baciye amabere, ahubwo uri kwereka inzego ngo zishyire y'imbaraga hanozwe isuku, nta bindi. Sino ari n'ahandi nigeze ari kuri Yongwe ngira ngo hari umuhanda nigeze navanye izaza ahantu bitaga Gisaya, abana barataye ishuri kugira ngo birwe baterura imodoka kubera umuhanda wapfuye, ariko ndayikoze nafashe amashusho nyazana kuri Yongwe TV hashize nta mwaka washize nka nyuma nk'amezi 5 ubu habaye kaburimbo, n'ejo nzawunyuramo uwo muhanda barawukoze, abana basubira ku ishuri kuko nta kiraka cyo gusunika imodoka kigihari, umuhanda wabaye muzima, abaturage baragenda kwidembe. None se ubwo kubarerekanya abo bana muri ayo mazi bahavana n'ibirwara muri ayo mazi, n'imodoka zagendaga zitama PS niyo narindi mu cyo gihe atayemo akantu,
ubwo ni ubwisanzure narabukoze kandi nerekana ngo aha hantu hakenewe umuhanda. Niyo ari umuhanda uhuza Ngoma na Rwamagana ukerekana ko rwose ntabwo byari bijyanye n'ibihe, ntabwo hashize babikoze muri 2022 nibwo nari kuri Yongwe, no 2023 barawukoze ubu ni kabu yaratunganye. So rero iyo ni nako kwibohora n'umukuru w'igihugu atanga ibitekerezo byo kugira ngo aboneke itangazamakuru ryigenga n'ibyo yashakaga, kuko irya leta ryo rwose ntabwo ryakwerekana weakness ya meya, ntiryakwerekana weakness ya governor, ntiryakwerekana ko budget yariwe, ariko twebwe ibyo tubyisanzuramo. So rero ni ukujyanirana, ni ukubanza nawe ukabohoka, hanyuma n'akazi kagakora nk'ubohotse nk'uwabohowe, sibyo? Iyo rero uvanze mu tundi tuntu niho hantu bavuga ngo nta bwisanzure buhari. Ngewe umpaye buri kesi ya buri muntu nakubwira ngo usu ubwisanzure. Ni wumva umunyamakuru yagiye muri distribution de vivre, ubwo ni ubwisanzure. Wakoze akazi jyana kamera, abatanga ibiryo nabo babaza ukwabo. Urajya gutanga ibiryo muri covid, umunyamakuru muri press card ibyo birimo. None ibyo ntihagira iki inkurikizi bavuga ngo ntabwo bakuje ubwisanzure, wagiye gutanga ibiryo. No hari ibintu buri kesi urayaniriza ugasanga hari umuntu uba warengereye, mu gihe ngo agiye gukora investigation kuri champ de bataille ngo amenye ngo abana b'Abanyarwanda bagwa ku rugamba. Ntabwo kumenya bagwa ku rugamba ari kujya ku rugamba, reba aho babashyingura, jya shaka imiryango yabo. Icyo gihe rero hagize ikiba ntabwo bavuga ngo narimo nisanzura, urisanzura mu masasu. Ni ukuvuga ngo ubwisanzure bw'itangazamakuru bugira limite, ariko bibanza kuba muri wowe, kuko itangazamakuru ni nabyita ni twayita ni ubugeni kuko personality yawe irakina. Buriya muri siyanse nta personality ibamo. Arijebure umukoreya yakora ikibazo cya Arijebure, igisubizo umukoreya yaratanga n'umunyarwanda n'icyo aratanga n'uwa Botswana aragitanga, ariko ku itangazamakuru ikiswe n'iyi foto undi naha kwishushanya ntabwo yayikora kuri iyi, hashyiramo aka personality. Donc muri art hazamo icyo bita esthétique, kandi esthétique iba muri nyirayo, mu nda ya nyirayo. N'itangazamakuru rero turikora uko twebwe turi. Nurikorana rero wowe utari mwiza cyane, cyangwa uri mwiza biringaniye, cyangwa par rapport y'ibyo wemera uzarikora kwa kundi wemera. So niko kwisanzura ofete. Tugana ku musozo, tubonye iterambere ry'itangazamakuru mu myaka 30 ishize, n'uburyo cy'abanyamakuru bafite ubwisanzure urabidusobanuriye neza. Umunyamakuru we imyaka 30 isize ari muntu cyagaze. Icyo mbere buriya cyose gishingiye ku bushobozi, nta mafaranga. Itangazamakuru nta mafaranga arimo. Itangazamakuru si umwuga wakora ngo gutunge, usibye wenda izi za YouTube. Ubundi amakuru ntashobora kuvamo amafaranga. Ano kenka wa munyamakuru badepesheje akava i Buruseli akaza mu ishyamba agaherekeza inkotanyi kugeza zirangije urugamba, ayo bamuhembye se inkuru yabahaye se zavuyemo ayo mafaranga. So ikibazo ni ukuba umunyamakuru wa kino gihe ahagaze. Iyo ushatse ko rigutunga, Mutsindashyaka niyo yigeze kubibwira abarimu manza barira Paris akiba ministre w'uburezi, avuga ngo iyo ukunze urwagwa n'imineke wenga amazi. Nuvuga ngo niba tageti yawe ari ukubona urwagwa kandi n'imineke yikunze, ubwo urenga amazi nyine, urwagwa rwo ruzaza ari amazi. Yabwiraga abarimu nyine ko nibakunda amafaranga bazigisha bibi. N'umunyamakuru ukunze amakuru n'amafaranga utangaza ibihuha. Iyo ukunze amakuru n'amafaranga utangaza ibihuha. Niyo mpamvu namwe niba bijya bibaho babantu, niyo mpamvu mu mahoteli ubona babyigana, kandi muri hoteli hari amafaranga nako ntabwo hari amakuru. Umuntu akazana ubushakashatsi aho kugira ngo wowe ujye kuri ya tele yarebyeho, rimwe na rimwe akaza adakubeshya. Naje ubundi hari ababidukoze muri Sainte Famille batwereka documentaire itavuga, tubajije nabo bavugishije baratwitakana ntibatuvugisha. So numva ngo inkuru usanze muri hoteli, inkuru baguhamagari, iyo si inkuru. Na amakuru agufasha kubona inkuru. Guhita uyitangaza uko wayisanze muri hoteli ntacyo utangaje, ariko muri hoteli wariye baguha na transport, wakunze amakuru n'amafaranga utangaza ibitari byo. Baravuga ngo twakoze ubushakashatsi, twasuye Gakenke, Gatsibo, Rwamagana, utwo tureruze na kamwe. RBA hari icyo nyishimira kubera ifite ubushobozi, niba babikora igihe cyose. Iyo habaye presentation y'ibintu muri salle muri hoteli,
baraza icyo gikorwa kikirangira akatsa imodoka akajya kureba aho hantu. Umuntu avuga ngo dore ngo ibyanya byuhirwa atashobora kuvuga amazina yabyo ngo muri aka akarere k'ikigize ukuntu kangana, nawe ugatangaza ngo mu Rwanda hari ibyanya 30 byuhirwa guteze, nta na kimwe wabonye. Ariko ufite ubushobozi ugahita watsa imodoka ukagenda wagerakira ugasanga kimwe cyarakamye, wajya mu Muyanza muri Rurindo ugasanga kirageramiwe n'ibitaka, uzatangaza ibyo. Ariko nutahira muri hoteli uzatangaza ibihuha. So rero ubushobozi niyo ki ku banyamakuru. Hari abafite ubushake bwo kurikora neza banabizi, ariko batarikunda kubera nta mafaranga ari. Uzabibonera hehe? Abantu bava mu itangazamakuru bajya kuba ba PR. Karongi yadutwaye umuntu, ibitaro bya Mibirizi iramudutwara, Nyagatare iramudutwara, RGB yarabamaze. Kubera iki? Nta kirimo. Iyo muvuma ntago muyibona, nta bushakashatsi burakorwa kuri muvuma z'abantu bava mu itangazamakuru bajya kuba ba PR, kandi nta uva muri PR aza mu itangazamakuru. Icyo ni ikimenyetso. So bakurikiye y'ikirero amafaranga. Niko bimeze. Ibyo rero ntaho ibyo ni ibintu tubana nabyo gutya hano. Hanyuma na content wise, niyo mpamvu navuze ngo abanyamakuru ba siporo nibo bari mu bameze neza mu cyo gihugu. Ariko ze siporo abanyarwanda yabatunga. Auditeur General yerekanye ko hanyerejwe miliyari 2, hasohotse inkuru 2 zonyine muri raporo ya page 900. Ariko turi muri stade nziza, batwibiye umukinnyi, batuvuniye umukinnyi, baguze kanaka, kontara ye yarangiye, amatora ya Ferwafa. So what? Kuki tubyiganira aho hantu kandi ntwara amafaranga? Ariko sari ya makuru ya siporo yatunga abanyarwanda bari kwibwa. Utazi impamvu, utashobora kwibaza impamvu Nzove ya mbere ya kabiri n'iya gatatu zidaproduce na 35% y'amazi. Udashobora kwibaza impamvu Wasake buri gihe raporo yayo igaragaza ko hari amazi apfa ubusa. Uvuze kuvuga ngo Katauti yapfuye, amusore kuvuga ngo twaguze mwana amazi ameneka mu muhanda, abana baterwa inda, igwingira ryiyongera, kandi biba biri mu maraporo. Twese turi ibaza umukino umwe ugakavaringwa n'ibitangazamakuru 20, ariko raporo y'Auditeur General ikavugaho n'ibitangazamakuru 3. Wewe ntacyo mwumvamo. Aho rero donc ni cyakira kuvuga ubushake, ubushobozi n'ubumenyi. Benshi rero bahungira muri nigeze kubibaza Mbanda kiyobora ishami rya gitangazamakuru muri RGB. Turi mu kiganiro uruhare rw'itangazamakuru maze Mbanda pourcentage content yo mu Rwanda kuri media barometer berekanaga ko sport ikavaringa hejuru ya 80. Iyo societe ndumva yabaho itunzwe n'amakuru ya sport. Ikigwara kirimo kiratugeta, kigeze wenda ntungamo, ntawe bitangaje kirinze kigera igatuma, kubera ko turi kwitangariza amana. Ni cyiza kikamara abantu rero kigahera za Gicumbi kigarika Ingogo, nuko ntawe wigeze akitaho. Twibereye kuri kontra ya kanaka yarangiye, amatora muri Ferwafa, amatora koribusio, amarozi yo muri Kiyovu. So what? Urumva iby'ingenzi sibyo dutangaza ofete. Abafite ubumuga icyo gihe bari kuri 0.1 muri yo barometer navugagaho. 0.1 nizo nkuru zivuga ko bafite ubumuga. Abasigajwe inyuma n'amateka 0.2. Ariko sport inkuru z'ubukungu nta gitangazamakuru mu Rwanda gikora ku bukungu. Kigisha abantu kwizigamira, kigisha abantu gukonsoma makeya, kigisha abantu kuinvestisa. Reka da. Ariko ibya sport biruzuye. Ntabwo ari kwirwanya kuko ndanabikorera. Nkahembwa muri ayo mafaranga sinzi aho ava. Ariko urumva icyo kikwereka nabyo nyine niba ari environment ibi bitera simbizi. Kuko niba muri sport ariho bamamaza amafaranga akaboneka, nta wabuze umuntu kujya gushoramo. Ariko ubundi nakagira inama abashora bari bo mu itangazamakuru, ayo mafaranga aza yamamaza, amafaranga aza turutse kuri sport nibafatemo igice kimwe, bafinance izindi domaine zitinjiza. Babandi bafite ubumuga bwa buhinzi, bwa bukungu, basigajwe inyuma n'amateka, babangavu baterwa inda, ryagwingira, abagore. Donc ayo mafaranga nave muri sport ntacyo bitwaye, ariko ufinance igisata cy'ibyo bintu. Donc abantu abo nabo bavugirwe. Ufata amafaranga, niba MTN yaguhaye miliyoni 100 ikamamaza mu kiganiro urukiko
sibyo? Muri izo miliyoni 100 fatamo 20 uvuge ngo izi ngizi nzategeramo ntambaragarerewo ajigahara kureba abahinzi b'inanasi uko babayeho. Ntabwo ni ngombwa ngo niba MTN yaguhaye amafaranga yo mu kiganiro cya siporo ngo yakoreshe muri siporo, kuguremo kamera zo kujya kureba match ya Magaju na Rutsiro. Oya, shyiramo fataho agasate kamwe ufinance wa muntu ajya mu nkuru itazinjiza, kuko ntabwo inanasi za Gahara zavamo na 5, kandi kugera Igahara moto nzi neza ko uvuye cyuno zimoto itajya munsi y'Icyatanu. Uwo munyamakuru kandi azirirwayo, azatahira inkuru imwe yonyine. Mu gihe wa siporo we nkujya ku kibuga n'eshanu yazikora. Ariko abantu sinzi niba babyumva kuri ubu buryo, sino kwibohora ni inzira, ni process, kandi ni byose. Niba aba bahinzi ba Gahara bahinga inanasi zikabura umukiriya, nta muntu waje kubasura ngo bakore ubuvugizi habe haza uruganda, abo ntabwo bibohoye. Kandi igihugu ntabwo kibohoka igice. Ntabwo kwibohora ari amazu ya Nyarutarama, ntabwo ari amazu ya Kagarama cyangwa Gacuriro. Oya. Niba hakiri abasa nk'ababoshye, niba hari abakiri mu buzima bwa mbere yuko igihugu kibohora, ntabwo kirabohora. Habohowe za minisiteri n'inzego, ariko abaturage ntabwo birabageraho. So rero urumva ni process. Muranankoreye cyane. Iyo message ntabwo nari nayiteguye, ariko yo kubwira abanyiri bitangazamakuru ko mu mafaranga binjiza niyo yaba yinjiriye ku kintu runaka, vanaho ugire nawe ugenera abavugira abatagira kivugira. Byaba ari ikibazo twongeye kubona barometai inkuru zivugira abafite ubumuga ari nkeya, izabasigajwe inyuma amateka, izabana. Tukagira nyinshi za siporo. Oya. Siporo nayo rega nayo ni nk'imwe. Dore atletisme iracecetse, abantu bakora muri siporo ntabwo urabyibazaho, nta kiganiro ndumva buri munsi futu kontara yaragere. Ntabwo ari byo. Inkuru niba hari n'abakina igisoro, imikino culturelle nazo zitangazwe, ariko ibintu byacu byabaye futu gusa matemi d'histoire. Kandi ku mukino umwe bitangazamakuru birenga 10 bigatangaza ku mukino umwe. Ntabwo ari byo. Ibyo rero uvuga ngo natwe hari aho twiboha cyangwa se tukabohana bwa bushobozi n'ibitangaza, kuko umushoramari wo mu itangazamakuru we donc ashora aho ashaka. Ariko kuba yagira icyo agenera za domaine zitagira ababivuga, hega n'ubuzima w'imirire, ubuzima burimo byinshi: imirire, indwara zitandura, ubuzima bwo mu mutwe, kwivuza, mitiwere. Ibyo byose tukabona mu gitangazamakuru nibura mu cyumweru kigira nibura iminota 30 yo kuva kuri ako kadomene. Ntabyo ari igitangazamakuru ushobora kugera ugasanga kuva gishinzwe kimaze imyaka 10 nta nkuru ya sante kirakora. Ntabwo rero urimo uraboha bamwe, niba bashobora kwatakwa n'indwara batayimenyeshejwe ngo wibereye muri kontara ya abakinnyi sinjya bamenye yakimenye. Ntabwo biradomere jya utangaza kuri kontara yakimenye yarongoye so what. No kubirebera aho ngaho kugira ngo twibwe ko twabohotse, no kuba twese tugenda mu mujyi umwe, buri muntu wese abona amakuru amufitiye akamaro, ntayahishwe kandi ntahore agaburirwa amakuru amwe. Nabyo nibwo twaba tubohotse. Ariko kubera ikibazo cy'ubukungu ubwo birareba abafite amafaranga. Ni ukuvuga ngo ushobora gushora mu itangazamakuru ukabona amafaranga ubidomene runaka, ya domene igatunga izindi, birashoboka. Kimwe nuko par exemple ushobora gucinga igitangazamakuru ukajya ugishoramo ufite indi business. Niba ufite societe ya transport, nkuriya muhungu wayoboraga Ferwafa bundi Olivier, uriya akagumye gushinga igitangazamakuru, amafaranga ava muri Volcano agatunga igitangazamakuru. Kuri ko kubohora ntabwo ari yose agomba kuyabika ngo akore. No, niba runaka afite hoteli, amafaranga ava muri hoteli agatunga igitangazamakuru, kuko igitangazamakuru kugira ngo gitunge nyiracyo, gitunge n'abanyamakuru, keretse icyo muri izo domaine kandi zitafite icyo zimariye abanyarwanda muri rusange. Kuko ngewe mu myumvire yanjye itangazamakuru nkora
informer et